turabasuje bene data tugiye kubana muri iki kiganiro. Imana ibane namwe kandi ibane natwe muri uyu mwanya. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kuri Imana nziza, kuri Imana y'igikundiro, kuri Imana itwitaho. Tugushimiye gift y'ubuzima waduhaye muri uyu munsi, tukaba tubonaniye hano kuri urubuga twese duhumeka umwuka bazima. Urakoze kubw'urwo rukundo, urakoze kandi kugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Buri wese uzumva iki kiganiro, reka kibe ikiganiro cyiza kandi kimwubaka. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twari tubasuhuje rero ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ariko mu isengesho narindi gusenga araho nkomoje ngo mwene data, kuba uri muzima, kuba ugihumeka umwuka w'abazima n'iby'igiciro cyinshi cyane. Impano y'ubuzima ituma tugira icyizere ko ejo tuzaba tukiriho, tukazagira ibindi twakora, cyangwa se hakavuga amateka yacu yahinduka. Uko uhagaze uyu munsi bishobora guhinduka ejo, ukaba undi muntu, ukagera ahandi hantu. Imana ikagira aho igukura, ikagira n'aho igushyira. Umubwiriza igice cya 9 n'umurongo wa 4 yanditse ibintu bikomeye ngo ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ndashaka kukubwira ko iyo mpano y'ubuzima ufite uyu munsi ni igiciro gikomeye, uruta benshi batambutse, kuko wowe ufite umugabane kuri ejo hazaza. Imana yacu itugirire neza kandi tugume kubana muri iki kiganiro. Ngewe rero uri kubaganirira, amazina yanjye nitwa Emmanuel Uwimana. Ni umugabo wubatse, mfite abana 3 b'abahungu, kandi ndashima Imana ku muryango wanjye, kuko ni umuryango mwiza Imana yampaye, kandi ndanejerejwe nawo. Rero uyu munsi iki kiganiro ngiye kuvuganira namwe, ndagira ngo ni uburyo bwo kubatangariza ku mugaragaro ibya urubuga cyangwa se channel tugiye gufungura, kugira ngo tujye tubanaho namwe. Yitwa Blessed Family nkuko mwabisomye ababashije gusoma. Iri zina rifite inkomoko kubera ko ni izina twakoresheje nk'umuryango kuva nko muri 2014, ubwo twari dutangiye gahunda yo kuririmbanya n'umudamu wanjye. Hari abantu tubiziranye, ubwo iyo mbivuze bo barabimenya. Rero itsinda twari tugize ry'umuryango turyita Blessed Family. Ni izina rero twakunze, ndetse no kugira ngo turikoreshe nabo tuzabana hano, tube mu muryango uhiriwe, tubane hamwe kandi tugire aho tuvana naho tugeza. Rero naho ngaho iryo zina ryavuye, ariko igitekerezo cyo gushingura urubuga icyo rero nicyo tugiye kuganiraho mu kanya. Ariko mbere na mbere reka shimira abantu bose bazabana natwe n'abakurikiranye iki kiganiro, ariko cyane cyane mbabwira yuko iki kiganiro nzagikora mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kizumvwa n'Abanyarwanda ndetse n'abandi bakoresha urwo rurimi, ari abavandimwe b'Abarundi, ari abavandimwe bari muri Kongo babasha kumva ururimi, abari mu Uganda no muri Tanzania, n'aba muri diaspora ku buryo butandukanye. Rero ni ururimi rwacu rujyana n'umuco wacu n'imyemerere yacu. Iyi channel rero ikazaba ivuga kuyoboka Imana cyane cyane, niho hantu tuje kwibanda kubw'impamvu turi bubaganirizeho. Ndi gukunda gukoresha ngo tu, kubera ko rimwe na rimwe ibintu nkunda gukora mbifatanya n'umudamu wanjye. Hari igihe nabashobora kuzaza kuganira kuri uru rubuga, niyo mpamvu ndimo ndakoresha mu bwinshi. Rero hari n'abandi bantu bari bumone hano dusanzwe tuziranye, hari abo twiganye, hari abo twabanye mu kazi, hari abantu twaba twaragize aho duhurira mu buryo butandukanye. Abo mwese ndabasuhuje kandi n'iby'igiciro ko tuzaya tubonanira ahantu, ndetse niba tuziranye mu buryo bw'umwihariko ndashaka kubishyire muri comment umbwira uti nyamara Emmanuel tuziranye ahantu naha, ndakwibuka ku rw'uyu, abo twasenganye, abo twahuriye mu bintu byinshi bitandukanye. Reka mubishyiraho muri comment tubone ko
turi kumwe kandi tuzabana hano kuri Blessed Family. Rero nari ndi kubabwira ko uyu munsi twawufashe kugira ngo tubabwire impamvu twashatse gushinga urubuga. Impamvu irimo ibice bitatu. Icya mbere ni uko twasigiwe umukoro ukomeye na Kristo. Murabizi mu abasoma Mariko 16 umurongo wa 15 cyangwa abasoma Yohani 28:19 ntago subira muri iyo mirongo, ariko twarabwiwe ngo mugende mubwirize abantu, mubahindurire kuri Kristo, abemeye mubabatize mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera, cyangwa se na Roho Mutagatifu bitewe nuko bivuga. Rero iyo ni inshingano twahawe ikomeye. Rero mu dukoresha umurongo neza cyangwa se urubuga neza, bizatuma abo turuhuriyeho, nanjye ubwanjye uri kubivuga, naho ntasohoka ngo njye ku rugo rwa buri muntu cyangwa se ngo njye ku muhanda kuvuga ubutumwa, ariko nabonye babyita n'imihanda hano. Nuvuga ngo hari abantu tuzahahurira, ibyo twavuga bikashobora kugira icyo byabubakamo mu buryo bw'ubugingo. Impamvu ya kabiri, twari turi kureba tugasanga imbuga nkoranyambaga ziri muri gukora ibijyanye n'iyobokamana. Abantu benshi, cyangwa sinavuga ngo ni benshi, nkabishe, ariko ndavuga ngo hari imbuga ubona ziri guta umurongo, zitari na nkeya mu by'ukuri. Aho kugira ngo bavuge Kristo wabambwe akazuka, akitanga kugira ngo tubone ubugingo cyangwa se tubone agakiza turiho turavuga uyu munsi, bavuga ibyo guhinduka, bavuga ibyo kugarura abantu kuri Kristo, bari mu matiku. Baravuga aho baraye, abo bararanye, abo sinzi matiku menshi. Abyo bapfa, abafunzwe bari ugasanga bameze nk'abanyamakuru bo mu buryo bw'imyidagaduro. Rero nibaza yuko aho naho twabonye umuntu arabona ko harimo inavuga icyuho. Ingingo ya gatatu muri izi mpamvu twavuze eshatu turi buganire, hariho muri iyi minsi hariho inyigisho nyinshi zitandukanye z'ubuyobe, kandi abantu bari kugera ku makuru ku buryo bwihuse, amakuru meza n'amakuru mabi ashobora kubayobya. Iyo umuntu rero atabashije gusesengura ngo akurikira cukumbure amakuru mu bijyanye n'iyobokamana, n'uburyo ubanye n'Imana yawe, n'ibyagufasha, n'uburyo wagendana nayo, usoma ijambo urikurikirana, usanga nabyo rimwe na rimwe umuntu bishobora kumubera ingorane. Muri iki gihe cya nyuma, bene data, dukeneye ubu buryo buhagije bwo kwinjira mu ijambo no gusoma. Rero nizo zari impamvu, ariko dufite n'ishingiro. Ishingiro yacu kuri urubuga iri mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 16 kugera kwa 17. Nawe usoma, ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu, kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu, mushima Imana Data wa twese kubwo. Aho niho ishingiro ry'ibiganiro ry'icano riherereye, ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge. Mu by'ukuri iyi ntego nabaza gusoma bareba icyo twavuga ni nka rogo y'iki kiganiro, baraza gusanga ko mu by'ukuri turashaka gusoma guhindura. Nukuva ijambo rihindura, ijambo ntabwo ryaguhindura utarisomye. Turifuza ko biba mu bice bigera nko kuri byaba 3. Usoma ijambo, ufata umwanya wo kurizirikana, kandi ugerageze no gucukumbura ibijyanye n'ukuri, kugira ngo ukuri kuganze muri wowe, ukuri kw'ijambo kube muri wowe gukwiriye, ijambo rikuzure rifite ubwenge. Nukuvuga ugire riguha ubwenge bwo gusobanukirwa imibanire yawe n'Imana,
kandi iri jambo riratubwira ngo mwigishanye kandi muhugurane. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni nabyo tuzanakoresha muri ubu hano kuricana. Kwigisha dushaka kuvuga hano ntabwo ari ukukwigisha uzi imbere ubwira abantu ibyo uzi bo baceceke, cyangwa ibyo ushaka kubabwira bo baceceke. Oya, ni ukwigishanya aho ufite ijambo arisangira n'ababwira. Aha mwavuga muti ngo byashoboka biti, birashoboka ahangaha, kuko ngewe nshobora kuba ndi kuvuga ariko we muri comment ukaza ukavuga uti Emmanuel, iyi topic twakagombye kuba wayivuze, hari ibintu wibagiwe, nyamara nakunganira nkongeraho ibi. Ushobora no kunyandikira kuri email turi muri bubone aho ngaho hasi ku kiganiro, ukaba wambwira uti ubutaha uzavuge kuri ibi ahangaha, ariko ibi wavuze numva nanjye reka nkoherereza ibyo wazavuga, uvuge kwenda ari nge wabivuze, ubishyize muri commentaire cyangwa ubinyohereje muri. Twaganira rero kuri ubwo buryo. Ikindi nifuza ko twajya dukora ni ukugira ngo twinjire mu bintu bimwe na bimwe bitugoye. Hari ibintu twibaza, ukajya wibaza mu kwemera kwanjye, ese ibi kubera iki ibi bintu biba, kubera iki wenda turi kuvuga ku by'abatinganyi, kubera iki abantu mu matorero amwe namwe bavuga gusengera abagore abantu bikaba ingorane, kubera iki abantu batumva ibi ngibi kimwe, abantu batumva umubatizo kimwe, kubera iki. Ibyo rero tugenda dusesengura topic cyangwa amasije nk'ayo ngayo, bizadufasha kugira ngo wowe umenye aho uhagaze. Kandi ikindi, ntube rukurikira izindi, gira uruhare mu gakiza kawe. Nibyo twise iki kiganiro, ureka kuba rukurikira izindi, gira uruhare mu gakiza kawe. Ni byiza ushobora gusanga iwanyu bari mu itorero bararibayemo nawe ukaribamo, okay, ni sawa, ariko gira umwanya uganire nabo, ubabaze ishingiro ry'agakiza kawe, ishingiro ry'ibyo bemera. Nawe usome uvuga uti koko ndahamanya nabo, reka ngumane nabo muri uku kwemera, utabarukurikira izindi gusa. Nka wa mugani w'agakwavu twigeze twiga muri primaire. Urukwavu rwari ruryamye munsi ipapayi ngo irahurudukiragwa, iguye uravuga ruti karabaye, menya ari nyiri papayi uje kugira ngo unyirukanse wagira ngo ndimo ndazisarura, ndimo ndazirya. Ruriruka, izindi nkwavu ziriruka, ingeragere zibonye inkwavu ziruka nazo ziriruka, amasatura bibonye ariruka, inyamaswa zose ziriruka. Igihe zirutse zigeze aho intare iri, izibonye irikanga, ariko irahagarara nk'umwami w'ishyamba, izibaza ibyabaye. Buri nyamaswa avuga ati nabonye ziriya ziruka, nanjye ndiruka. Bigeze kuri rwa rukwavu ruza kuvuga ibyabaye. Hagati aho biza kugaragara yuko hari izirutse gusa zitazi yo zijya. No mu bakristo rero hari abantu bameze muri cyiciro byose nyamaswa, bari kwiruka gusa kuko babonye abaturanye ariho bari gusengera, cyangwa se ari ibyo barimo, nabo bakirukankana nabo. Ntabwo bagize umwanya wo kwicara ngo batekereze kubera iki ndaha hantu, ese iyi myemere mpamanya nayo, ese ibi bintu nemera biri muri Bibiliya, ese niko bigomba kugenda. Ugasoma, niho twavuga gusoma, ugacengera. Ibi rero abantu bakera babishyiragaho ikintu gikomeye cyane. Iyo usomye nko mu gisabo cya Yesuwa igice cya mbere umurongo wa 8, bakwereka ukuntu Abisiraheli bahatiraga abantu n'abana babo, cyangwa se buri muntu wese kumenya ijambo no kuritekerezaho amanywa na nijoro. Reka wenda nsome uwo murongo Yesuwa igice cya 2 umurongo wa 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ubyo bitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe zose, ukabashishwa byose. Ni ukuvuga ngo babwiraga abantu ko bari bafite igitabo cy'amategeko bari barahawe, bakabwira abantu ati mugomba gufata iki gitabo, ibiri muri iki gitabo mukabivugisha akanwa kanyu, ni ukuvuga mukabigeza ku bandi, mukanabitekereza ku manywa na nijoro. Iyo ni meditation. Ijambo urarisoma, ukarimedita, ugasaba Mwuka Wera akagusobanurira, ugasobanukirwa naryo. Bisaba umwanya, bisaba kubiha umwanya, ntabwo ari ugusoma nk'ikinyamakuru ngo wiruke, bisaba umwanya. Ibyo rero byo tushishikariza kandi tuzabanamo hano kuri urubuga rwacu. Nuko reka ntarondogora,
ariko muri make ibyo twifuza ni ibyo dushaka kubanamo nabyo namwe ni ibyo. Reka tuhugurane, reka dufate umwanya twigishanye, kuko bizadufasha dutere imbere mu buryo bw'umwuka. Nkuko nabivuze, ntitubere ukurikira izindi, ahubwo tugire uruhare mu kwemera kwacu. Usanga ubifitemo uruhare kuko ubyemera, wemeranwa nabyo. Imana yacu itukirire neza cyane. Birashoboka ko hari igihe dushobora kugiramo ingorane, kubera ingorane mbona muri buryo bw'ibi biganiro, wenda nuko abantu benshi njya mbona bashidukira ibintu birimo ko umuntu yeretswe, ko umuntu ababwira ibyabo n'ibiki. Ahangaha ibyo bintu ntabwo bihari. Tuzabonana mu buryo bw'ijambo. Abantu benshi bakunda ibintu by'ubuhanuzi n'ababizeza ibitangaza, ariko hano tuzasoma ijambo. Mu ijambo harimo ibitangaza, mu ijambo harimo agakiza, mu ijambo harimo gukira. Guhugurana bifite umumaro, bituma tumenya uko tugenda nuko twitwara. Imana yacu igume tuganze. Rero mwene data, nubasha kugira uruhare mu kwemera kwawe, uzahinduka kandi bivuye muri wowe. Bizagufasha, ntubere ukurikira izindi. Ntube wa muntu basomera ngo basomere utahe. Hoya, niba basomye n'umurongo, wowe soma igice cyose ubashe kucyumva. Kandi nibirenze ibyo, soma n'ibindi bitabo bishyigikira ibyo. Hari n'abantu ubu dufite ubushobozi bwo kugera ku bitabo byinshi. Usome n'ibisobanuro by'igitabo bakoresheje. Niba bagusomeye wenda urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, imenya nawe n'iryo torero ry'Abakolosayi, hari ibitabo bishobora kuguha, hari internet ishobora kukubwira icyo gitabo cy'Abakolosayi Pawulo yacyanditse muri iyi context, yashaka kubabwira iki. Ibyo bituma wa murongo umwe cyangwa ibiri bagusomeye wowe wimbika, ukarushaho kumenya bihagije. Reka rero ndeke gutinda, kuko kwari kubabwira impamvu turi hano, impamvu hari uwo mwanzuro. Ibindi tuzaguma kubana namwe. Niba hari ibyo wifuza ko tuzajya tuganira, ubishyire muri comment. Kandi ndababwira yuko hari igihe tutazagira ibyo duhuza cyangwa se tuzahuza. Ibyo ni mu buzima busanzwe. Nugira ibyo ukunda, uzajya ubisangiza abandi. Kandi turagushishikariza mwene data ko uba umwe mu bagize uyu muryango wa Blessed Family, ukanda kuri subscribe, ukabana natwe, tukajya duhana ibiganiro n'amakuru no guhugurana bya buri munsi. Urakoze rero, reka tugutegereze, reka tugumye tubane nawe. Amahoro y'Imana abane namwe. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.